urumva ni ibintu bya gikristo cyane. Ndavuga ni okay, umuziki ngiye kujyamo nkunda sekra kandi nago nzakora gospel ni nanyikora nzayikora maze kumenyekana nje nzivanga ariyo papasi yanjye. Ese muri kuki wahisemo ayo mahitemo? Impamvu nahisemo inspiration yanjye yose yo ngiye kwandika ni love. Niyo ihitiza. Yego. No second iyo nari kwandika love mba ndi kwandika gospel. Yego. Ndavuga rero reka nshyire imbaraga cyane muri sekra, nihamara kugera aho ngera izina rimaze gukomera nzahita nangira nsore na gospel ngenze vanga nk'isanzwe. Rero urwo rugendo urumva nari narakuriye muri chorale, njya no kwiga mu secondaire ya muri école de science aho niga stage njya no muri chorale. Ariko stage najya guperforminga bikambera imbogamizi zikomeye kubihuza. Ndwana n'icyo kintu rero, ndwana n'icyo kintu nkareba ukuntu nzagihuza kandi nkumva nkunze umuziki wa sekra. Ndavuga no okay, reka nemere abantu ngewe mbabere imfura siminduke umeze nkore sekra yanjye bazajya aho banyumve. Ndakora producing indimbo ya mbere, producing video ya kabiri, producing video ya gatatu. Icyo gihe bicika rogati ntago bishoboka, umwana yananiranye yabaye kiraya baye uretse no mu rugo kwa bankunda bo bari bazi character zanjye bakabona sindi guhinduka. Bati umuhungu wacu n'undi Stella turacyamubona agacyatahira amasaha nta businzi ntaki. Ibyo baba bamuvuga byose baramubeshyera, bo bakomeza kungata ahubwo push shyamo imbaraga cyane. Ariko society yo ikujudging according ku byo babona muri video yaraguye. None nza kugira igihe nsuka dread bitewe na advertisement. Uko iyo bavuze umuziki ntago baba bavuze kuririmba gusa, hakubiyemo na advertisement yo kwamamaza ibintu byawe no gutuma izina ryawe rivugwa muri society. Ibyo kintu rero cyajyaho kinshintege, bakajya bavuga wahunyuze bakakujudging ura mutipe n'icyara kandi sindanywa inzoga sindareba aho nitabi gutya ngo ndibone mu maso. How ni gute ibintu nzabibakuramo? Bavuga ati bakubundi wabireka ibi bintu, why not ntabireka? Numva none ninabirekana na gospel nayo sinzayikora ubwo byabirangiye, ubwo nzatoza nyine. Numva nce sinajye mara igihe kinini nakora. Umutipe umwaza kunganiriza yari yarankoreye audio, umutipe yari yarankoreye audio nyingira mu muziki, arishyura byose irarangira. Noneho nyuma za kubona nacitse intege aranganiza se Brysee byagenze bite ko uzima ufite impano, kuzi imbaraga ufite, kuzi uburyo cyandikamo indirimbo, kuzi kuntu abantu babikunda, stage yawe iri guperforminga kuzi kuntu babimeze, urabona umuziki uzawureka ngo bikunde. Umuntu aranganiza byatari. Ndavuga ni okay bro, nacitse intege abantu bituma bishobora kuzanyicira CV n'aya mashuri ndi kwiga ugasanga nakina Maria. Bambwiye atari ko hari ukuntu wabikora. First banza ukore ibintu byawe utavuze ngo ngikorajya ngo namamaze izina ndakoresha ibi ngibi. Wowe icyo kintu rero ndagenda just niwite kuri judgment z'abantu. Wowe uni inside cyo mbanza mba familia nacyo, maze kuba familia nacyo ndavuga ati okay reka none ibintu byinjiramo byanyabyo. Nibwo nahise nandika indirimbo nyisohoye mbona abantu bakomeye bashyi ni bayita ha crazy. Nari nayikore muri Monster Record na Nox Beat. Iyo ndirimbo iragendera kundwa byatari, niyo ndirimbo ya mbere nari ngize numva nanjye ngize motivation irenze. No na Mary arambwira ati indirimbo kuki yabaye ingufi, kuki utayigize ngo ibe ndende. Ndavuga ni Mary indirimbo kugira ngo ikundwe nuko ishobora kuba ari ngufi ikarangira umuntu agishaka kuyikina ngo hoya nguzayongere. Ndavuga ni byarangiye nzayongera kuzini zakurikira. Numva ngize motivation. Namwe ni Mary nje nako nzakunanira wallahi wenshi gikira. Dusuza abamama dusuza abacuti banyu bakomeza babashyigikira mu